ngo nka kuriya babitweretse. Urumva aho niho dushaka kuganirira tukumva ibyo byose ahantu batumariye nyine nibyo mbabwira nyine abazungu education baduhaye niyo kubakorera. Baraje babishyira muri abo pasiteri, abitwa ba bishop, abitwa bagira gute, turabizera bagakomeza kubitwigisha. Bariya ba pasiteri bose bazi ukuri, bazi ko ibyo bigisha atari byo, ariko kubera ko babifitemo inyungu barabikomeza, ubuzima bugakomeza, ariko barabizi. Niyo mpamvu igihe kizagera nabo bagahindura inyigisho bigisha abantu, bakaduha ingufu, bagaha ingufu abayoboke babo, ko ubuzima bwabo bwose bushingiye ku bayoboke babo, ko ubuzima bwose buri mu ntekerezo yabo. Babwire, babasobanurire ko uye Yesu uzaza kubakiza nta uriho. Igihe kizagera bamenye ko nta handi hantu uzajya. Ntibajye bashaka kudusobanurira ngo umunsi igihe izashirira, ngo umunsi w'imperuka. Uwo munsi w'imperuka nta uriho. Ibyo ni ibintu bahora babeshya umuntu, ni ibintu bahora babishyizemo bati hari umunsi igihe izaza w'imperuka. Uzaza se, nunazaza si ibyo bikurebaho iki? Icyo ntabwo ari ikibazo cyawe. Shaka ubuzima bwa buri munsi, dukora ubuzima bwacu bwa buri munsi bugira. Ikintu tuzi ni kimwe, nuko wavutse n'igihe uzagera ukitaba Imana. Ibyo nicyo kintu ugomba kumenya. Ibindi bihagataho, fata ku buzima, kora ubuzima bwawe.